abantu babeshejweho n'amazi, niyo biyuhagira, niyo banywa, niyo batekesha. Mbese ubwo izo nzabya zizaba zisutse mu mazi, abantu bazabigenza bate? Kizaba ari ikibazo gikomeye cyane. Hepfo baravuze bati, uwa gatatu asuka urwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko, nabyo bihinduka amaraso. Numva marayika w'amazi avuga ati, wawera uriho kandi wahozeho kandi uzahoraho, uri umukiranutsi kuko ari wowe wabitegetse. Bavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi, nawe ubahaye amaraso ngo abe ariyo banywa, nibyo bibakwiriye. Numva igicaniro kivuga kiti, ye Mwami Imana ishobora byose, amateka yawe n'ay'ukuri no gukiranuka. Nuko uyu ni marayika wa gatatu. Nuko marayika wa kane asuka urwabya rwe mu zuba, rihabwa kokesha abantu umuriro. Marayika wa kane asutse urwabya rwe arusuka mu izuba, maze ngo rwokesha abantu iki? Buriya cyane cyane iyo tugeze muri kino gihe cy'iri zuba ryo muri sama, niho umuntu ashobora kongera kuzajya abitekereza neza. Mbese muri kino gihe ntihari abantu bari kurara batabonye ibitotsi kubera ubushyuhe? Kandi ubwo noneho turi gusoma neza yuko muri iyi minsi ya none uburakari bw'Imana ngo buvanze n'iki? N'imbabazi. Igihe izo mbabazi zizaba zakuyeho, iri zuba rizaba ritagifite rutangira. Mbese muratekereza ko bizaba noneho bimeze bite? Izuba ngo rizakurwaho akayunguruzo, nk'uko mujya mwumva bavuga ngo karangiritse, noneho kazakurwaho, maze izuba maze izuba ryokesha abantu umuriro. Maze hepfo abantu botswa n'icyokere cyinshi, batuka izina ry'Imana ishobora kubateza ibyo byago, ntibihane ngo bayihimbaze. Marayika wa gatanu, hano bavuze ko abantu batuka izina ry'Imana ishobora kubateza ibyago, ntibihane ngo bayihimbaze. Nuko muri kino gitabo nari ndi gusoma cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, nk'uko twasomye yuko Imana ihereza abantu agahe k'imbabazi, ngo ariko bamara kurenza umupaka yabageneye ikabasukaho uburakari bwayo. Baravuze muri kino gitabo ngo muri kino gihe gikomeye kizaba ari icy'umubabaro utarigeze kubaho, baravuze ngo mbere y'uko kigerwaho, ngo nuko abakiranutsi bazaba baramaze kubarwa, ndetse n'abakiranirwa baramaze kubarwa, ngo nta kandi gahe ko kongera kwisubiraho ngo umuntu yihana azaba agifite. Ngaho harakomeje ngo, nuko marayika wa gatanu asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami ya ya nyamaswa, ubwami bwayo bucura umwijima, kuribwa gutuma bahekenya indimi zabo, kandi kuribwa kwabo n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyir'ijuru, ntibihana imirimo yabo. 12 mu cyago cya gatandatu baravuze ngo, marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurate. Ahangaha ho ndagerageza kuhasoma amagambo bari gusobanura ibijyaniranye n'iki cyago cya gatandatu. Baravuze ngo marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurate, maze amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka, no mu kanwa ka cya nyamaswa, no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, kuko ari imyuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi ngo bahururize kujya kurwana intambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Muri kino cyago cya gatandatu, muri kino gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, bavuze ngo ikintu Imana izakora. Turi kumva ngo Imana izakamisha uruzi Ufurate. Umuntu yakumva ntacyo bitwaye, ariko hari icyo bitwaye. Muri kino gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, bavuzemo icyo Imana izakora muri kino cyago
cyangwa se muri iki cyago cya gatandatu baravuze mwumve iby'Imana izakora muri kino cyago. Ngaho mwumve, mu ijuru haboneka ikiganza gifashe ibisate bibiri by'amabuye. Paje ya 248. Mu ijuru haboneka ikiganza gifashe ibisate by'amabuye bibumbiye hamwe. Umuhanuzi aravuga ati, ijuru rizavuga gukiranuka kwayo, kuko Imana ubwayo ariyo mucamanza. Ayo ni amagambo yanditse muri Zaburi igice cya 50 ku murongo wa 6. Ayo mategeko yera, gukiranuka kw'Imana yatangijwe kuri Sinayi mu guhinda kw'inkuba n'ibiri by'umuriro, kugira ngo ayobore imibereho y'abantu. Dore noneho ahishuriwe abantu nk'ishingiro ry'urubanza. Ikiganza kibumbura ibisate by'amabuye, noneho hagaragara amategeko 10 yaharatujwe ikaramu y'umuriro. Amagambo agaragara neza mu buryo buri wese ashobora kuyasoma. Intekerezo zirakanguka, umwijima wo gusenga ibigirwamana n'ubuhakanyi weyurwa muri buri mutima, maze amagambo 10 maze amagambo hano banditse amagambo ariko ubwo ni amategeko. Maze amategeko 10 y'Imana magufi yumvikana kandi afite ubutware yerekwa abatuye isi bose. Ngaho muri kino cyago cya gatandatu mwumva icyo Imana izakora. Uru ruzi Ufurate ruzakama ni inyigisho z'ibinyoma amadini yigisha. Ngo nk'uko uruzi rwa Ufurate rwo rwari rushinzwe kurinda i Babuloni, ngo n'amadini cyangwa se n'amadini ibinyoma byabo nibyo bajya bakomeza kurindisha abizera. None icyo gihe kizaba kigeze, maze ibinyoma byose abantu bigishijwe, Imana izagenza ite? Izafata ikiganza cyayo ngo kizaboneka mu ijuru. Ikiganza cy'Imana kizaboneka mu ijuru ngo gifite ibisate by'amategeko 10 y'Imana mu ijuru, ngo buri wese yasome. Noneho nta rujijo ruzaba rurimo, nta uzaba ari bukubwire nk'uko abantu bajya bigishwa ibinyoma hirya no hino, ngo ahubwo Imana izaza ari yifatiye, maze amategeko y'Imana agaragare mu ijuru yifatiye n'ibiganza byayo, buri muntu wese aba afite ubushobozi bwo kuyasoma. Ngo maze abantu bose bayobejwe ngo bazatahura yuko bayobejwe, maze mwumve ikizabaho rero. Bazatahura yuko bayobejwe. Uyu munsi wa none urababwira ukuri bakabona uri kuvuga ibitariho. Ngo ariko icyo gihe, kuko iri jambo muryiteho baravuze ngo intekerezo zirakanguka, umwijima wo gusenga ibigirwamana n'ubuhakanyi weyurwa muri buri mutima. Mu cyago cya gatandatu nta muntu uzasigarana urujijo ngo wenda ngo aho nayobotse naha, ngo aho nayobotse ni naha. Ahubwo mu cyago cya gatandatu buri muntu wese uwayobejwe azabisobanukirwa, n'uwanyuze mu nzira y'ukuri nawe azabisobanukirwa. Baravuze ngo maze amategeko 10 y'Imana magufi yumvikana kandi afite ubutware yerekwa abatuye isi bose. Ngaho mwumve hepfo icyo bizakora niki. Aba bizera bagenda babwirwa ibinyoma bakabyizera mu madini atandukanye, kandi bakizera abapasitoro babo, ngo bamaze kubona icyo kiganza cy'Imana kibonetse, Imana ifite ubushobozi nyir'ijuru n'isi ariyo ibikoze ibyigaragarije, bavuye mu rujijo basobanukiwe neza yuko abababwirije ibinyoma babayobeje. Mwumve akazaba noneho muri icyo cyago cya gatandatu. Abizera b'itorero babonye umucyo. Oya reka ndebe. Yego, abizera b'itorero babonye umucyo kandi bakaba baremejwe, nyamara agakiza k'imitima yabo bakaba barakaragije abapasitoro. Ku munsi w'Uwiteka bazasobanukirwa ko
ari nta n'umwe washobora kubatangira incungu y'icyaha cyabo. Ijwi riteye ubwoba rizumvikana rigira riti, ndazimiye by'iteka ryose. Mbese ubwo muri kubyumva, buri muntu wese azaba yamaze gusobanukirwa n'ahagenza ate, n'ahaherereye, ngo maze hazaboneka ijwi riteye agahinda rivuga ngo ndazimiye by'iteka ryose. Ngaho hepfo haravuze ngo ndazimiye by'iteka ryose. Nibwo rero abantu bazaba bashaka gucagagura abapasitoro babigishije ibinyoma, kandi bakaba baraciriye witeka ukuri. Noneho ikizabaho ni uko babandi bigishijwe ibinyoma bakazaba basobanukiye yuko abapasitoro babayobeje, ngo bazabahagurukira baribo bajya kubarwanya. Hepfo baravuze ngo bose bihuriza hamwe kugira ngo bagwe n'aba bapasitoro, babaciraho amateka ashaririye cyane. Abapasitoro bakiranirwa bahanuye ibyoroheje, bateye ababumvaga guhindura ubusa amategeko y'Imana no kurenganya bashakaga kuyakomeza nk'ayera. Ubwo noneho mu bwihebe bwabo ababigisha baturira mu maso y'isi ko umurimo wabo wari ibinyoma. Ubwo noneho bazabyatura bavuga ati twabigishije iki? Kuko nta handi bazaba bagifite kubihisha, bizabyagara. Imana izaba yahishuye umucyo, buri wese atakiri mu rujijo, ngo maze ngo bazabahishurira ngo ni ukuri nibyo koko twabigishije iki? Twabigishije ibinyoma. Hepfo baravuze ngo imbaraga y'abantu buzuye uburakari baravuga bati turazimiye, kandi nimwe ntandaro yo kurimbuka kwacu. Abantu benshi bazavuga bati turazimiye, ariko nimwebwe ntandaro yo kugenza gute? Yo kurimbuka kwacu. Maze bahindukirira kurwanya bungeri gito. Ngiki kizaba mu cyago cya gatandatu. Bahindukira kurwanya bungeri babigishije ibinyoma. Hepfo abahoze babashimagiza cyane nibo bazaba babavuma bikomeye. Ibiganza byahoze bibatamiriza amakamba y'ibyubahiro bizamanikirwa kubatsemba. Bizamanikirwa kugenza gute? Kubatsemba. Inkota zagombaga kwica ubwoko bw'Imana noneho zizakoreshwa mu gutsemba abanzi babo. Ngiki icy'Imana izakora muri kino cyago cya gatandatu. Noneho rero bana b'Imana, reka buri muntu wese ubwo twitegura guhangana n'umujinya w'Imana ukomeye, buri muntu wese ahagaraye mu mwanya wazatuma umujinya w'Imana utazamwisukaho, kuko abo mu isi bose uzabageraho. Ariko nanone reka turebe abazarokoka uyu mujinya. Ariko dusomye gatoya no mu cyago cya karindwi, baravuze mu cyago cya karindwi ni icyago, baravuze ngo, ndasoma amagambo ari hepfo kuri 21. Wasomaga mu cya gatanu? Oya, ni mu cyago cya gatandatu nasomaga. Nari nasomye ku murongo wa 12, marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi. Ni mu cyago cya gatanu. Nibyo. Ariko muri iki cyago cya gatanu, n'ubundi niho hazaba harimo kuribwa na biriya bisebe. Reka turebe. Yaraye mu cyago cya gatanu, ariko nanone ibi nabyo bizabaho mu cyago cya gatandatu, kuko kiriya cyago cya gatandatu niho ngo urujijo rw'abasenga ibigirwamana ruzakurwaho. Ushobora kuba bwagaragarira amaso y'abantu mu migambi yayo, uburyo ihanamo ntabwo umuntu ashobora kubimenya,
ariho muzajya munabona umuntu akaba yakoze nabi, yaba yakoze nabi abantu bakavuga bati ntabwo yari gukorera abantu ibi bingana kuriya ngo nawe agubwe neza. Ariko ntabwo mujya mubona bakora nabi kandi ibyabo bikagenda neza, ntagire n'inkomyi agira mu buzima. Ari nabyo Yobu yahuye nabyo, ahura n'ibigeragezo, abantu bakajya batekereza yuko ari Imana yamukuyeho amaboko, ariko si byo, ahubwo Imana iyo ikugeneye ikigeragezo kiba kigendereye kukweza. Ingaruka z'icyaha nizo tubona, ingaruka z'icyaha nizo tubona. Urugero, uramutse wakoze icyaha runaka, reka tuvuge wenda nk'icyaha cy'ubusambanyi, ukaba wakuriramo nk'indwara runaka. Izo ndwara zibaza aba ari ingaruka z'icyo cyaha wakoze, ariko ntabwo aba ari igihano, ntabwo aba ari igihano, aba ari ingaruka z'icyo cyaha. Rero ikigeragezo kijya kiboneka Imana yagendereye kugushungura nta n'indi mpamvu bihereyeho. Reka nibura tuvuge nko kuri uyu Yobu muri kino gice cya mbere. Reka mu gitabo cya Yobu hatwereka neza yuko Imana yagerageje Yobu. Reka turebe mu gice cya kabiri, haranditse ngo undi munsi abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, na Satani ashengereranye nabo Uwiteka abaza Satani ati turutse he? Ariko reka ndebe ku murongo waho ntabwo ndi kwihuta kubona aho Satani yasabye Yobu. Imana yaramurase, nuko imaze kumurata, nuko Satani aravuga ati se wibwiye ngo Yobu akubahira ubusa? Ati ahubwo si uko wagiye ubwira ibye. Ni ku murongo waho wa 6 haranditse ngo wa 9, maze Satani asubiza Uwiteka ati se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka asubiza Satani ati dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse we ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko Satani ahera akava imbere y'Uwiteka. Uyu muri kumva yuko iki kigerageza Imana yari iteje Yobu ntaho yari ishingiye ngo wenda haba yari ibyaha yakoze, ahubwo byaje ari ibimuzanyeho bigendereye gusuzuma ugukomera ku Mana kwe. Rero ikigeragezo ntabwo kiya kiza hari impamvu y'ibyaha wakoze, oya, aho nanone n'ingaruka zishobora kuboneka mu cyaha. Wenda uramutse wibye ugafatwa bakaguca ukuboko cyangwa se bakakugirira nabi, ntabwo aba ari ikindi gihano, ahubwo aba ari ingaruka z'icyaha, aba ari umusaruro w'icyaha. Uko icyaha kigira imisaruro itandukanye, ariko si uko Imana iba yaguhannye, kubera yuko Imana ifite igihe izahanira abantu, ngaho mwumve, ari ukuvuga ngo ni ibihano. Muri kino gitabo cya Zaburi mu gice cya 50 haratubwiye aya magambo ku murongo wa 16. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti
wiruhiriza iki uvuga amategeko yanjye ukayashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? ubwo uri inyangaguhanwa ukirenza amagambo yanjye, uko ubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ufatana n'abasambanyi. ngaho mwumve, ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya, wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko, ibyo urabikora nka kwihorera. ibyo uragenza ute? ngaho ninde mu mategeko y'isi wakwiba agafatwa ntahano? yahanwa. ariko Imana yo kuko umugambi atari uwo guhaniraho, yihanganira abantu idashaka kwagira n'umugenzi ute. ibyo urabikora ikakwihorera, ariko igakomeza kuguha aya mahirwe y'imbabazi twari turi gusoma. noneho igihe cyazagera waranze kwihana, akaba ari bwo ushobora kuba wagerwaho n'uburakari bw'Imana. ariko ibyago byo bishobora kuza nta n'icyaha wakoze. iryo tandukaniro. nanone ntabwo ingaruka z'icyaha twazita yuko ari igihano cy'Imana, oya, ahubwo mu migambi y'Imana ifite uko ikigenza umunyabyaha. hari ushobora kugerwaho n'ingaruka, undi ntazigerweho, bitewe n'uko igihe cyo wenda runaka cy'imbabazi kikiriho, Imana ikimwihanganiye. ariko nanone uwo imbabazi z'Imana zishobora kuba zavaho akiri muri ubu buzima, nanone n'ingaruka zishobora kuba zamwisukiranyaho z'ibyaha yakoze. rero muri make uko twagisobanura, ingaruka z'icyaha n'ikigeragezo. ikigeragezo kiza atari uko gishingiye ku byaha, kandi nanone ibyaha bimwe na bimwe bigira ingaruka ziri direkte cyangwa se zahuranije, ibindi byaha bikaba byagira ingaruka zitahuranije. rero ibyo ngibyo ni ubwo buryo twabitandukanya. murakoze.